ko nakumva wana mani n'uburetse ngiye mu kazi hari aka business nsigaye nkora mu mujyi wa Kigali. Sawa ako nana ndakorera hasera kambanze ndebe neza noneho sasa amaze iminsi mpanga umurimo yanarane hano se ubu butaka bwa hano n'ubwanjye ubu ngubu bwa hano n'ubwa leta nanjye ngiye kwihangira umurimo wo kujya nsoresha abantu. Ibyo bintu bigize ngo ngiki nihangiye umurimo nzajya mbasoresha hakagira nk'umwaka akagira uca hano hajyamo amashyira n'utubuye akagira nk'umwaka akagira uca hano nimba namukuramo ingoto nimba namukuramo matirisi ntabwo mbizi ariko icyo nzicyo gusa aramutse araciye hano hakurya umuntu uziha ibintu byo kujya nsuzugurira bizinesi yawe ntabwo ari njye waje gupfira muri uyu mujyi amashyira utubuye. Umuntu wihaye ibintu byo asuzugura bizinesi z'abantu namukuramo ingota arabeshya. Umurongo umanutse urakoreze urajya uca hano nimba ndi bukujunuremo amaso nimba ndi bugukuremo iki hano hakurya n'aha leta nizahasoresha ariko uwo satani arashuka agacana ambahe n'inzira batajya bagira ngo nimanye inzira ngo badatambuka. Mana we iyi business ngiye kuyikomeraho ndajya nkuraho amafaranga ku buryo none nanjye nzaba miliyoneri ninjye waje gupfira muri uyu mujyi wa Kigali. Nahize na moto irahaciye mana we Nizo gute se papa uri kunsuhuza ujya he uri kunsuhuza ujya he ntabwo byemewe se uratambutse cyangwa ntabwo utambutse ndatambuka uratambutse cyangwa ntabwo utambutse azi mu butaka bwanjye se uri gutambuka ujya he ni mu butaka bwanjye uretse gabanya uratambutse ugiye he uvuye he ashaka mbwira ntuze kunyibagira mu bitangira winyibagira mu by'ama business ugiye uvuye business se washoye ndakubaza uvuye he ugiye ibyo ntabwo byumvikana nje ku butaka bwanjye ntago ndi kukubaza ikibazo cyumvikana uvuye he ugiye ubona nta n'umwenda w'akazi wambaye iyi shati urayizi ngo nta mwenda w'akazi nambaye reba iyi shati urayizi kubona cyo koze ni mu kazi neza iyi uniform iriho n'aya masaro hano wigeze ubona ngo twariganye waba warabonye akazi bigenze ihangane guca muri iyi nzira barasora inzira ya leta iri hano hakurya wowe ugira business mu mujyi wa Kigali bayisorera ngahe se basi ugira business nigende aha zarakora amafaranga muri abo tubari angahe 5 ni make cyane rwose unyuzamo ikirenge wanyujije mw'ibirenge bingahe buretse ndeba guhera hano intambwe imwe ubwo ebyiri 6,000 zana hano kiravuga kibazo se amafaranga ntabwo yabuze wa mwana we rwose ahubwo se aka kazi wakabonye bigenze gute nanjye nzanyure mwize nse ko ndi kubona usora amafaranga bake aya mafaranga ndayikirenge kimwe gutya zana amafaranga ubwo ndakongera intambwe 5 nazibonye hereza n'ayandi nkwereke hano ndakongera ngahe zana amafaranga nkwereka buretse ugiye no kwikorera amase buretse sha usigaranye ngahe sigaranye 3 iki gihumbi ariko nacyo genda akuzandagiye nanjye akazi dore shana genda uzagashaka nuko urakoze mana we 500 2,500 3 yes we 8,500 noneho ndagura inzu yubatse neza isize n'amarangi harimo n'amakaro. Iyi business ngiye kwikomeraho ndacyategereje abandi bakiriye ye baba data we ninjye waje gupfira muri uyu mujyi wa Kigali ngewe papa Kigali nunze igice ntangire rero noneho nigirishwe mana we bitemwa we ahagarara muretse yo bo ikiseka ariko amahirwe we ngwino hano ikise nono witese ngwino ndagushaka yo bo wamenye ibyabaye ibiki wamenye ibyabaye ibiki se woga erego uratambuka nkotambuka muri kaburimbo wagiye nta kutagize none se habaye
ngwiki Uno mwana ajya ntangara. amazi wayanyoye wayanezerewe reka sinakubwira Ayasa nayo afiteho ikibazo. yawe ariko mbega amafaranga ndiyewe wowe ufite business mu mujyi wa Kigali Urayanguriye se cyangwa urayakura? ufite business mu mujyi wa Kigali cyangwa ntayifite Baba, ufite business mu mujyi wa Kigali irirwa ugenda ku bantu igihe ugenda ku bantu ryawe ngo mushake ngo turimo ngo mwihangira ngo nimushake ngo mukure amaboko narakoze ego sha, warakabonye se? inzira unyuzemo ni amafaranga irasorerwa Iyihe nzira ntabwo se? bitambukamo nk'aho ari gutambuka mu nzira ijya muri dushe aha hantu harasorerwa Uravuga he? reba gucira kuri murongo ntabwo uruzi ibibuye bimanuye gutya kandi sumvukisha amagambo menshi kuzana hano gutya iyi nzira irasorerwa hari hakurya n'aha leta ahangaha ni njye wasorera Niko se wa mwana. Ibyo uvuga ni ukuri cyangwa ntabwo ari? ako se tuvugana amagambo menshi uyu mwambaro wowe urawuzi Wose? aya masaro ajyana n'uyu mwambaro urabizi Ibyo simbona ari ibintu nawe nzungurire neza urebe iyi shati hari ahandi hantu Reka wayibona nitambike. gomara yanjye Ni oya hagarara hano tuvugane Kagahungu ni kazimara. erega rero nabonye business nashinze ninjye waje gupfira mu mujyi wa Kigali Igenda ite? nashatse business Nuko sha, wabonye akazi. nyishyura Wishyura iki? gusoresha inzira hano iyi ni yawe se aha ni wawe Hano se abantu bagenda mu nzira basigaye ko mana y'ikibungo nako mana yo mu ijuru ngo Ye? ngo Kuva ryari? ese amafaranga ufite mana Hasi ubu yeba nanga. ndaguca okay zana Hakumwa urakomeje Zana. cyangwa? zana kura amafaranga mu mufuka tubare Tumbara ikizi. tubare amafaranga yo gusorera aha ngaha kubera wakandagiye wacishije ibirenge bingahe yewe wowe noneho wimatatuye wamanutse wahabyinnye uratangiye wamanutse rero wimatatuye wisanzuye reka wibyibuhije Ibise ni ibiki? amafaranga 5,000 y'inzira ndashaka Biki? Gutambuka hano se cyangwa? Habaye ikize kugira ngo uhagarare mu muhanda. Akandi ko kazi washatse? Ufite business mu mujyi wa Kigali cyangwa nunsuzugura muri business yanjye mubyeyi nimba uri n'umubyeyi nimba uri mbabarira nunsuzugure hanyuma mbwira nunsuzugure urashaka sanga 5,000 yonyine gusa amangakomeza se cyane turabivugana banzumereze 5 ntabyo nguhaye dore fata amafaranga ndewe ntwari 1,000 papa Kigali mukoraho umuganda wa papa ego mana yanjye wampaye amafaranga ntari wari uhari sitaki kubyumva zana amafaranga ndewe ntwari 1,000 ukicyanara zana neza amazi ndewe ntwari 1,000 urama amafaranga cyangwa ntayumva nayicari uyinzira byonyine unyuzemo gutya ntabwo ngendana ntabwo wabonaga ko hakurya ari mu muhanda wa leta aha si wabonaga ko ari iwanjye ushikarije gukora none waje ntunzaneho nanjye amagambo menshi muri business yanjye nashinze business noneho nguransuzugura fata agenda erega buretse ayo kugenda nangahe ni 5,000 watambutse wamanutse uretse kuko njyewe numiwe ubu rwose watambutse wibyibuhije uramanuka noneho urangije uragaruka mu nzira nsoresha ayo mafaranga ndari kugurira abana ibirayi ndayaguhaye zana ubagurira urama n'icyo 1,000 cyo kuzamuka none rero ongera umanuka umena yandi zana icyo 1,000 cyo kuzamuka urama icyo 1,000 cyo kuzamuka zana 1,000 cyo kuzamuka genda yes way ko muvugisha amagambo menshi ibi ni ibiki ko muvugisha amagambo menshi wambabari ukagenda genda hahandi se ngo umuntu akubita oya genda mana we mana we mbo Nyarugenge yose ndayigura mana yanjye we ngiye gushaka ababawasa noneho ahantu babera n'ibintazi habe no kwaka harya ni fagitire ni biki se nta wundi mukiriya ra ariko wabajyanye ayo ngayo nzaba ngaruka ngo inzira ngo ngewe ngo nakoze inzira ewe bagiye kugenda inywa
Gisome ndihaga koko. Nk'uko ujya nzinywa iyi bayita mitsingi. ntukagira imana ibintu bibabaza ari byinshi urabona kiriya cyane amafaranga nari mfite ayankunda none se uku niko kwihangira imirimo uku ni uguhanga imirimo nawe umuntu azabakizwa neza ubu ndababaye ntiwabona mbese kandi ibyo ni ibiki uri mu biki wowe uri cyangwa byose umuntu azabigire gute ntabwo ari we nabona muri mwe niwanyimishije akazi se abandi bakaba barabonye akazi wakasabye wenda kakubesha wadamu ko basambeza hanyuma se wakabonye nenda kakwibesha njyewe ntuzi ko nabonye akazi kakanyimisha hehe se kandi wakabonye mw'ishyirahamwe none se ubu ngubu ibyo nibyo wahisemo kwirirwa wanjagizwa wanjurwa ugira gute umuntu w'umusore ibyo nibyo uhisemo ngicyo wagikubita kuko akagikubita akacyemeza ntigendere wankura wanyimishije amahirwe abandi banyeshuri twiganye babonye akazi n'igihe usigaye warabonye akazi haguruka wanjye haguruka kwasa mbese murengwe wabo ni igiki nkubita icupa ariko ubundi mba mbashakaho iki mwapfuye nawe inama wangiriye wabonye ariyo nziza noneho kugira ngo narakubwiye uzavane amaboko mu mufuka siko nakubwiye narakubwiye ngo ujye wirirwa unywa ibiyobyabwenge n'iki byose ufite nabi gutyo nturi utangaho gatinyago soni amasina abonye mwene wanyu yicaye mu mihanda agenda asoresha ese ko yabonye akazi kanyimisha ayo mahirwe ngiye wowe kuki utakagiyeho wowe kuki utagiye ndi gapita ni kaki nari kuba narabonye akazi k'ubugapita hariya mu mashyirahamwe uzi ikintu cyaba cyiza uzi icyaba cyiza avuna muheto ubundi wazabareka numva bimbabaje gusa nk'uko witwa Sudi njyewe ibingibi nibyo wahisemo ese ko ari byo yarahisemo undi papa Kigali wabonye adasigaye akora mu mihanda asigaye asoresha ese imihanda baje kuyisorera ibi nibyo wahisemo wananiwe gushaka ese nabonye papa Kigali waramuhaye akazi k'iki ko gusoresha mu mihanda ariko biriya byo ni iki gusoresha mu umuhanda urishyurwa ariko uzi ko nasanze ahantu ari akaba nkuyemo amafaranga yanjye uguza amafaranga hari abakorera ukuntu aba ari menshi ahagira amafaranga hembwa ku kwezi nta handi bibona reka ibyo bintu mby'imana imbere ndashaka kukumva wabireka iyi nzoga iraryoha b'imbere wa mwana we sinkeneye bahita dutsindagira urukundo abandi wabahaye akazi njyewe wimitamo kuzajya nywa zino nzoga nyine wabonye ari byo bimbereye nyine ubwo si byo nibyo wahisemo iyi nzoga bayita uragushaka ibyo ukora urimo uravuga papa Kigali afite amafaranga nubwo ibyo akora bitemewe ntabwo byemewe bakorera amafaranga menshi hari ahantu none se wowe kutayakorera ugenda toka imbere n'ibyo biyobyabwenge bwawe kwasi